Iyo usesenguye neza amakimbirane, imibanire mibi n'intambara hagati ya Isiraheli na Irani, usanga inkomoko yabyo ari igaragara muri Bibiliya. Tugiye kwifashisha inyandiko z'abanditsi batandukanye bagiye bakora ubusesenguzi kuri iyi mibanire hashingiwe ku ruhererekane Bibiliya itanga ndetse n'ubuhanuzi buyivugwamo bwerekeye ibi bihugu byombi ndetse n'intambara kugeza ku mperuka y'isi. Isi yose ubu ihanze amaso ku biri kubera mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati, cyane cyane Isiraheli na Iran. Mbese ibi bihugu bishyamiranye bigeze aha, ni iki Bibiliya ibivugaho? Ni iyihe sano bifitanye cyangwa ni iki bapfa? Hari aho Bibiliya ivuga igihugu ku kindi mu byo tubona, yaba Isiraheli cyangwa Iran? Byose nibyo tugiye kurebera hamwe muri aka kanya. Bana nanjye, nitwa Harindintwari Charles. Iyi ni Razizi News. Ushobora kandi gusoma amakuru atandukanye ku rubuga razizi.online. Icyo usabwa ni ugukora subscribe, like ndetse na share na comment. Uwitwa Greg Laurie mu nyandiko ye ku rubuga cyangwa se blog yise Harvest Crusade 2025, ubwo yandikaga tariki 13 Kamena uyu mwaka wa 2025, yibazaga niba koko ibiri kuba hagati y'ibihugu byombi ari ugusohora ko buhanuzi buri muri Bibiliya. Yagize ati, yego ariko nanone oya. Bibiliya yahanuye mu buryo bugaragara ko Isiraheli izatatana maze ikazasubira hamwe. Ibyasohojwe ku itariki ya 14 Gicurasi umwaka w'1948. Ushobora kuvuga ko icyo gihe aribwo urushinge rw'isaha y'ubuhanuzi rwatangiye gutera. Icyo nticyari ikimenyetso gisanzwe, cyari ikimenyetso gikomeye cyane. Uwitwa Tim Groves kuri blog ye tariki 23 Kamena uyu mwaka yandika, yari afite insanganyamatsiko yitwa Surprise attacks on Iran by Israel and the United States have created more fear and unrest in the Middle East. Is the stage being set for the fulfillment of Bible prophecy? Ugenekereje mu Kinyarwanda biravuze ngo ibitero bitunguranye kuri Iran byakozwe na Isiraheli na Amerika byateje ubwoba n'umutekano muke mu burasirazuba bwo hagati. Ese hari gutegurwa ishyirwa mu bikorwa by'ibyahanuwe muri Bibiliya? Hafi imyaka 4,000 irashize, Imana yasezeranije uwitwa Aburahamu ko azabyara umuhungu n'umugore we Sara. Ibyo nibyo dusanga mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 15 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4, ukabisanga no mu gice cya 17 n'icya 18. Ariko mbere yuko uwo mwana w'isezerano avuka, Aburahamu yabanje kubyara undi muhungu we yabyaranye n'umuja we witwaga Hagari. Babyarana umwana bamwita Ishimayeli. Ubwo bamubyaranaga ntibyatinze urwango rutangira kuboneka hagati y'abana bombi. Ni ukuvuga Isaka Imana yamuhaye isezerano ndetse na Hagari umwana we babyaranye witwa Ishimayeli. Urwango rwarabyutse ruravuka hagati yabo nyuma y'iryo vuka rya Isaka wa mwana w'isezerano. Amaherezo Ishimayeli yaragiye maze abamukomokaho baza kuba bamwe mu baturage b'Abarabu tuzi uyu munsi. Hashize imyaka myinshi, umuhungu wa Isaka witwa Esawu, impanga ya Yakobo, yashatse umukobwa wa Ishimayeli. Dushobora kubisanga mu gitabo cy'Itangiriro muri Bibiliya igice cya 28 umurongo wa 9. Abakomotse kuri bo nabo batuye mu burasirazuba bwo hagati. Abayahudi bakomoka kuri Yakobo, kandi kuko isezerano ry'uburenganzira bw'imfura ryanyuze kuri Isaka na Yakobo aho kunyura kuri Ishimayeli na Esawu, urwango hagati y'abakomoka kuri aba bagabo ruracyakomeje kugeza n'uyu munsi. Ahagana mu kinyejana cya 6 habayeho umugabo witwa Muhammad washinze idini rizwi nka Islamu, ryafashije guhuza no kwegeranya amahanga y'Abarabu ndetse n'abandi begeranye bagiye batandukanye, harimo n'Abaperesi. Abo bantu batangiye kumenyekana ku izina ry'Abayisilamu.
Nyuma y'urupfu rwa Muhamadi habayeho amacakubiri yerekeye uzasimbura Muhamadi nk'ufite uburenganzira bwo kuyobora. Ibi byabyaye amatsinda abiri akomeye y'abayisilamu, abasuni n'abashiya. Abasaga 90% by'abayisilamu bo mu isi ni abasuni. Bityo ntibitangaje kuba hakomeje kugaragara amakimbirane hagati y'aya matsinda abiri. Ibi bihura n'ubuhanuzi bwo muri Bibiliya buvuga ko ibihugu by'abasuni atari abashiya bizaba bifite imbaraga z'ikirenga mu myaka iri imbere. Iyo usoma mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli mu gice cya 11 havuga ku bubasha bwo mu gihe kizaza yita umwami wo mu majyepfo uzarwana n'umwami wo mu majyaruguru. Amajyaruguru n'amajyepfo muri urwego bifatwa ku rugero rwa Yerusalemu. Ubu buhanuzi bufite ibisobanuro byabayeho mu mateka no mu bihe bya nyuma. Isohozwa ry'ubu buhanuzi mu bihe bya nyuma rigomba kuba mbere y'uko Yesu Kristo agaruka. Uyu munsi Misiri ni kimwe mu bihugu bikomeye biri mu majyepfo ya Yerusalemu kandi gifite imbaraga zidasanzwe za gisirikare. Kubera ko imbaraga za Irani mu karere zabaye nke mu buryo bugaragara, dushobora kubona ibihugu by'abasuni cyane cyane Misiri byongera ijambo mu burasirazuba bwo hagati mu minsi ya vuba. Birashoboka ko Misiri itazagira izi mbaraga yonyine, ahubwo ishobora kuyobora umuryango w'ibindi bihugu nka Arabia Saudite n'ibindi bihugu byo muri Afurika y'Amajyaruguru no mu burasirazuba bwo hagati. Mbere y'uko Kristo agaruka, ibi bihugu bizifatanya nk'ihuriro rigamije kurwanya Isiraheli. Ibi ni ibyo dusanga muri Zaburi ya 83 umurongo wa 4 ndetse no wa 5. Nk'uko ubuhanuzi bwa Bibiliya bubigaragaza, urwango ku Bayahudi, antisemitism ruzarushaho gukaza umurego mu minsi ya nyuma, nk'uko tubisanga muri Ezekiyeli igice cya 35 kuva ku murongo wa 5 kugeza ku wa 6. Uru n'urwango rwa kera rushingiye kuri rwa rwango rwavutse hagati ya Ishimayeli na Isaka bikaza kurangira rubyaye ihuriro ry'ibihugu by'Abarabu bigamije kurimbura Isiraheli. Ubuhanuzi bugaragaza ko hari ubundi bubasha bukomeye buzahagurukira i Burayi buzwi ku izina rya umwami wo mu majyaruguru, nk'uko bivugwa muri Daniyeli igice cya 11 umurongo wa 40 kugeza 43. Ubwo ibihugu by'abayisilamu bizahuriza hamwe bikaba umwami mu majyepfo, bizatera ubwo bubasha bwo mu Burayi bashaka igisubizo gihamye. Uburayi buzihorera bukoresheje imbaraga zisumba kure izaba barwanya, maze icyo gihe butsinde umwami wo mu majyepfo ari we ryahuriro ry'ibihugu by'Abarabu. Isiraheli izisanga hagati y'iyo mirwano ikaze, nk'uko ubuhanuzi buri muri Zekariya igice cya 14 umurongo wa 1 kugeza ku wa 2 bubivuga. Igice kimwe cy'umurwa kizafatwa bunyago kandi igihugu cya Isiraheli kizagwa. Ariko nubwo ibi bintu bibabaje bizaba si iherezo ry'inkuru. Nihashira igihe gito nyuma y'ibyo, Yesu Kristo azagaruka atazanywe gusa no kurokora Abayahudi, ahubwo no gukiza urubyaro rwose rwa Yakobo. Harimo n'ibihugu by'iki gihe bizwi nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza, nabyo bizaba byaratsinzwe n'ubwo bubasha bwo mu Burayi. Dore icyo ubuhanuzi buvuga ku bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati. Nibyo koko ibyago n'intambara tubona mu makuru bizasoza bivuyemo impinduka ikomeye y'ubutware muri ako karere. Ubutware bukomeye Irani ifite muri iki gihe ntibuzahoraho. Ubuhanuzi buvuga ko hazaza ubundi bubasha bushya burushijeho gukomera buzahagarara mu burasirazuba bwo hagati n'i Burayi. Isiraheli yakagombye kuba ifatwa nk'igihugu gishaka amahoro, iri kugenda ifatwa nk'igishoza intambara. Nubwo igifite inkunga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubuhanuzi bugaragaza ko ubwo bufatanye bushingiye ku isano y'ubuvandimwe isangiye n'ibihugu biyifasha buzashira. Zekariya igice cya 11 umurongo wa 14 ihanura ko uwo mubano uzavaho burundu. Ibi byose turi kubona biri gutegura urukurikirane rw'ibyago mpuzamahanga bizagera ku rwego rwo guhungabanya ubuzima bw'abantu bose, nk'uko Yesu yabiburiye muri Matayo igice cya 24 umurongo wa 22. Ariko hari ibyiringiro. Imana izakemura ibi bibazo ituma Yesu Kristo agaruka akazatabara abantu. Gusa
twibuke ko ubutabazi Bibiliya ivuga ko ari ugucungurwa kw'abizera. Uko niko Yesu Kristo umwami wabo azaza aje kubacungura. Iyo usomye mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike igice cya 4 umurongo wa 16 n'uwa 17 urabibona. Intambara ishyamiranyije Isiraheli na Irani si yejo mu gitondo, ahubwo imizi yayo iri mu ntangiriro z'imibereho y'abantu kuva aho Imana yabaremeye. Usibye kuba byose byubakiye ku kuba icyaha cyarahawe intebe mu bantu, aho tubona bitangirana n'umuntu wa mbere Imana yaremye ari we Adamu, abantu bose bakomokaho. Iby'Imana yabwiye Adamu imubuza kurya ku giti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ko nakirya azapfa. Nyuma Imana yongereyeho ingaruka z'icyo cyaha, harimo umubabaro n'urwangano yari ishyize hagati y'umuntu na Satani. Ibyo byose nibyo bikubiramo inzangano n'intambara. Usomye neza Bibiliya usanga ubushyamirane hagati ya Isiraheli na Irani yitwaga Peresi, ubundi itangira kare. Yewe mu bitabo bya mbere bibanza nko muri Ezira, aho umwami Nebukadinezari aba yajyanye Abisiraheli bunyago ndetse agasahura n'ibikoresho bakoreshaga mu nzu y'Imana. Igihe kimwe Yesu ari kumwe n'abigishwa be i Yerusalemu, bamweretse imyubakire y'urusengero rwaho batangaye, ariko arababwira atuje ati, ntimureba ibi byose? Ndababwira ukuri yuko hatazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Nibyo wasanga muri Matayo igice cya 24 umurongo wa 2. Si ibyo gusa, kuko kenshi yagiye aburira abantu ku bigendanye n'iminsi n'imperuka n'ibimenyetso bizabaho, harimo n'intambara, ibyorezo n'ibishyitsi. Ati muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara. Mwirinde mudahagarika imitima, kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Matayo 24 umurongo wa 6. Akenshi abantu babonye cyangwa bakumva ibyavuzwe mu byahanuwe bigomba gusohora, bagira ubwoba cyane ko hari nabumva ari iterabwoba, ariko si iterabwoba, ahubwo ni uburyo bw'imburira n'integuza. Ibya Isiraheli na Irani biri gutera benshi ubwoba, ndetse byatangiye guteza ihungabana ry'ubukungu n'ibikomoka kuri peteroli. Ariko ntabwo ubuzima bugeze ku iherezo, nubwo biri gusatira iherezo. Mu gitondo cyo kuwa gatanu tariki ya 16 Kamena 2025, Isiraheli yatangije igitero yise Operation Rising Lion. Ushobora kubyita intare izuye umugara. Igaba ibitero ku bigo byinshi bya Irani bikora kuri gahunda za nucleaire n'ibisasu bya misile, harimo n'uruganda rwa Natanz rukorwamo urutare rwa uranium hakoreshejwe indege z'intambara zigera kuri 200, utudege duto dutwara ibisasu biturika tuzwi nka drone, ndetse n'amatsinda y'ubutasi ya Mossad. Intego yabo kwari uguhagarika gahunda ya Irani yo gukora intwaro za kirimbuzi zishingiye kuri uranium. Ibigo bikomeye byinshi byarasenywe, kandi amakuru avuga ko hari abayobozi bakuru bo mu nzego za gisirikare za Irani ndetse n'abahanga mu bya nucleaire bishwe. Nkuko igitangazamakuru cyitwa The New York Times kibitangaza, Isiraheli yitangarije yuko yishe abakomando 3 ba Irani, harimo Mohammad Said Izad, akaba muri bake bari bazi ibihambaye byerekeye ibitero by'ibanga by'umutwe wa Hamas wateguraga kuzagabwa kuri Isiraheli. Ese ibi si bimwe mu Rwanda tuvuga ngo iyi ni imirabyo inkuba ntiziraza? Tubwira icyo utekereza muri comment. Razizi live kuri YouTube, kora subscribe, share, ndetse usure n'ibyo twandika kuri razizi.online. Ukomeze kunogerwa n'impinduka, ukomeze kunogerwa n'impamba tuguha. Nge ndi Harindintwari Charles, ndabashimiye.